wo kwezwa cyangwa se kwezwa cano, reka nongere ngusuhuze nkwifuriza amahoro y'Imana. Uyu mwanya tugiye gukomeza turebera hamwe ijambo ry'Imana icyo ritubwira ku bijyanye n'ubuhanuzi bwo muri iki gihe, abahanuzi ubwabo ndetse n'icyorezo cya COVID-19. Mbese uyu mwaka w'ibihumbi 2021 uduhishiye iki? Uwo muri kumwe muri iki kiganiro ni KAYISHEMA Joel. Dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishije kugira ngo riyobore buri muntu wese. Nibyo koko turi mu gihe giheruka, kandi ijambo ryawe rirerekana yuko aho tugeze rwose havuzwe n'abahanuzi ari wowe watumye. Udufashe mwa Imana kugira ngo tumenye uko dukwiye kwitwara, kandi twitandukanye n'ikibi cyose, kugira ngo niwerekanwa mwa Imana tuzabashe gusanganira. Ngaho rero uyu mwanya aba ari wowe wivugira, natwe dutega amatwi mu izina rya Yesu. Amen. Kuva na kera nta na rimwe isi yigeze ibaho idafite ubutumwa cyangwa se umurongo ngenderwaho, cyane cyane ushingiye ku byo Imana yagiye igaragaza. Adamu ntabwo ari kuba mu isi wenyine adafite umuremyi. Yewe nabo twagiye tubona mu biganiro bitandukanye, yaba Nowa ndetse n'abandi bagiye bakurikiraho, nta numwe wigeze abaho ku giti cye adashingiye, adafite umurongo ngenderwaho watanzwe n'Imana. Uyu munsi wa none abantu benshi usanga bafite amatsiko yo kumenya ibizakurikira akanone. Hambere ahantu ahuye n'umuntu mu mujyi wa Kigali, arambwira ati ko nkuziho kuvuga ijambo ry'Imana, wambabariye ukampanurira ukambwira ibizaba muri uyu mwaka. Mbese nari kumuhanurira iki? Abanone bafite abahanuzi benshi, ndetse hari intumwa nyinshi zivuga byinshi bitandukanye, ndetse rimwe na rimwe abantu ugasanga babateze amatwi cyane, barashaka kubumva kandi bakizeho umwete. Ariko se ubwo buhanuzi bwose, izo nyigisho, abo bigisha, ibyo bavuga bihamanya n'ijambo ry'Imana? Uyu munsi wa none reka turebe icyo Bibiliya itubwira. Iyo tugeze mu gitabo cy'umuhanuzi Ezekiyeli, tubona icyo uyu mugaragu w'Imana, Imana yamubwiye, imuha ubutumwa cyane cyane bwo gufasha abantu kugira ngo bamenye uko bagomba kwitwara. Reka turebe ubutumwa buboneka muri Ezekiyeli igice cya 7, duhereye ku murongo wa 23. Uringanize iminyururu, kuko igihugu cyuzuwemo n'ubwicanyi, n'umurwa ukaba wuzuwemo n'urugomo. Bumve ubutumwa Imana yahaye Ezekiyeli. Hari mu gihe ishyanga ry'Abayuda ryari ryaramaze kwiyegurira ibigirwamana, barateye Uwiteka umugongo. Maze umuhanuzi Ezekiyeli azana ubutumwa bubwira ngo uringanize iminyururu, kuko igihugu cyuzuwemo n'ubwicanyi, n'umurwa ukaba wuzuwemo n'urugomo. Nicyo gituma ngiye kuzana abo mu banyamahanga barushije abandi kuba babi, bakigarurira amazu yabo, kandi nzatuma ubwibone bw'abakomeye babo bushiraho, n'ubuturo bwabo bwera buzazirurwa. 25. Kurimbuka kuraje, kandi bazashaka amahoro ariko ntibazayabona. Umurongo wa 26. Ishyano rizasimburwa n'irindi shyano, n'inkuru mbi ikurikirwa n'iyindi mbi, kandi bazashakira iyerekwa ku muhanuzi, ariko umutambyi azabura itegeko, n'abakuru babura inama. Umwami azaboroga n'igikomangoma kizuzurwamo n'amaganya, kandi amaboko y'abantu bo mu gihugu azadagadwa. Nzabagenza nk'uko imigenzereze yabo imeze, mbacira urubanza rubakwiriye, bazamenya yuko ari ryo Uwiteka. Rimwe na rimwe iyo tubona ibiriho, abantu baba bumva haboneka ibyiza birusa ibindi, ndetse n'ihumure riruta irindi. Aba bantu b'Abayuda bari baramaze gutera Uwiteka umugongo, basigaye basenga ibigirwamana. Imana yababwiye ko iyo abantu bamaze guta Imana, bamaze guhindukira ibigirwamana, bamaze guhitamo inzira zabo, igikurikiraho nuko ubupagani ari bwo bubagiraho ububasha. Kandi noneho ishyano rigasimburwa n'irindi shyano, inkuru mbi igasimburwa n'indi nkuru mbi. Mbese wari uzi icyo 2021 iduhishiye n'indi myaka izakurikiraho? Icyo Bibiliya ivuga hano ni icyo: inkuru mbi izasimburwa n'indi nkuru mbi, ishyano risimburwa n'irindi shyano. Ahubwo igikwiriye ni iki? Nuko abantu bakwiye gusuzuma, bakareba mbese imigenzereze yacu, imigenzereze yabo, imigenzereze y'ishyanga rya none, mbese ntabwo yabihabanye n'ubushake bw'Uwiteka. Ijambo ry'Imana
rifite uburyo ritwereka uburyo mu bihe bitandukanye abantu bagiye babona abahanuzi n'abigisha b'ibinyoma. Umuntu wese akaza avuga ati Uwiteka yambwiye ngo. Reka tubirebe muri Yeremiya igice cya 23. Abantu baza batanga ihumure, bagatanga akanyamuneza mu bantu, kandi barimo babwira abantu bagomeye amategeko y'Imana, barimo babwira abantu bateye umugongo ijambo ry'Imana. Iminsi turimo hariho urugomo, hariho kumeneka amaraso, abantu bariyegurira gukora ibyaha nkana, ugasanga abantu rwose ntabwo bakibwirwa. Mbese igikurikiraho ni iki? Ingaruka zo gukora ibibi ni ukuvuga ngo zikuganisha ku kindi kibi kiruseho. Igice cya 23:16, uko ni ku Uwiteka Nyiringabo bavuga ati ntimukumvire amagambo abahanuzi bahanurira. Unyumvire nawe, kugeza igihe Bibiliya ibwira abantu iti mwitonde, mwe gutega amatwi abahanuzi bahanurira. Hari igihe kigera ugasanga abahanuzi baragerageza guhanura abantu babuze urubyaro uzarubona, ariko ukibaza se n'umuhanuzi Uwiteka avuga, n'umuhanuzi Uwiteka yemera? Ugasanga abantu babuze business yawe ntigenda neza, igihe kirageze rwose, dore amafaranga araje, dore ugiye kubona visa. Hambere harubona huye nawe aravuga ngo ngiye kubona visa nese visa ijya hehe? Ati uragiye rwose, ugiye kugenda vuba cyane, kandi iyo visa nta niyo nari nkeneye muri gahunda yari mfite, atari kurayibonye visa iragiye. Uragiye ibintu nk'ibyo, ugasanga arareba aritegereza umuntu bigeze igihe aramera nk'umupfumu, uragurisha inyenyeri cyangwa se uragurisha igicu cyangwa impinga n'ibindi cyangwa inzuzi, akareba akakwitegereza akavuga ati dore bibaye gutya. Noneho byakubitira ku bibazo umuntu afite, dore wowe umushomeri umaze igihe nta kazi, akazi karabonetse, ni ku Uwiteka avuze. Mbese ibyo koko ni ku Uwiteka avuze? Oya, ijambo ry'Imana riratubwira, riratwereka umurongo abantu bakwiye kurebamo. Uko ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga ati ntimukumvire amagambo abahanuzi bahanurira, babigisha ibitagira umumaro, bavuga ibyo beretswe bihimbwe n'imitima yabo bitavuye ku kanwa k'Uwiteka. Bihimbwe n'imitima yabo bitavuye mu kanwa k'Uwiteka. Bahora babwira basuzugura bati, unyumvirire ijambo uriceho umurongo uryumve neza, bahora babwira basuzugura. Ugasanga abantu barafata ibyemezo bipfuye ngo twabibwirijwe, twabihawe n'abahanuzi n'intumwa zatugendereye. Igihe isi yose ihangayitse, abantu bose bari mu cyunamo gikomeye, tugeze mu gihe twese duteraganwa n'umuraba, tumeze abandi bari mu bwato igihe Yona yari ari mu nyanja hagati. Abo bari kumwe, umuntu wese asenga avuga ati Uwiteka tabara, Mana tabara. Ugasanga umuntu afite imyumvire, yakira inyigisho zipfuye zimubwira ngo ntiwivuze, ntujye kwa muganga, ntuzakingirwe, ntuzagire gute, ntuzige, ntuzasenge, ntukaboneke mu rusengero. Mbese ubwo butumwa n'ubutumwa bwaturutse ku Uwiteka. Ntukagere igihe uterana n'abandi, ntugahugura n'abantu ngo wumve inama zabo, wifungura radiyo, wifungura televiziyo, nyabona. Mbese ubwo butumwa ni ubutumwa buvuye ku Mana koko? Uyu mwaka tugomba kwitonda, nubwo hari byinshi byaduka mu isi, ariko n'abahanuzi b'ibinyoma. Uwiteka ati bahora babwira basuzugura bati Uwiteka avuze ngo muzagira amahoro. Umuntu niba asuzugura ijambo ry'Imana, umuntu akaba atemera iby'Imana yavuze, akaba yarabiteye umugongo, uramubwira ko azagira amahoro azaturuka he? Amahoro ashingiye ku kugomera Imana ni amahoro ki? Mbese ayo mahoro uramuhanurira ngo amahoro araje, umeze neza, humura uzagira imigisha, azayibona atasuzugura ijambo ry'Imana. Bahora babwira basuzugura ngo muzagira amahoro. N'umuntu wese ugendana umutima unangiye baramubwira bati nta kibi kizakuzaho. Yeremiya yahanganye n'ikibazo akavugira Imana, ariko ariho abahanuzi b'ibinyoma babwira abantu ngo bagendane umutima unangiye. Mungu isi yose hirya no hino hose, no mu Rwanda no mu nandi mahanga, hariho gahunda ya guma mu rugo ihanganye n'icyorezo cya COVID-19. Bitewe nuko kiyogoje isi, kirica abakuru, kikica abato, kirica abana, ntabwo kibabarira, nta nshuti gifite, kirica umuntu wese. Ariko ugasanga umuntu aho kugira ngo yumve inama ziratangwa n'abaganga n'abayobozi z'uburyo bwo kubungabunga ubuzima, umuntu aragiye yiroshye mu biyobyabwenge, mu bisindisha. Abayobozi barirwa bahanganye nabo, agatereka akanywa ibisindisha, agakubitaho ibiyobyabwenge bindi, abantu bakadamarara bakabyina bakishima. Mbese iki ni igihe cy'ikubyina, iki ni igihe cyo kudamarara, ni igihe cyo kwishima. Bumve rwose ngo bahora babwira abagendana umutima unangiye. Umutima unangiye ni umuntu uhabwa inama ntazumve, ni umuntu yewe uretse n'Imana, nivuga ngo ni ikinaniramana, akananira n'abayobozi, akananira n'abantu. Uwo ngose ngo ababwira ufite umutima unangiye ngo nta kibi kizakuzaho.
ese kizabura kumuzaho gute? Ntabwo kizabura kumugeraho, byanze bikunze ibyo biba nibyo azasarura. Ninde wari mu nama z'Uwiteka kugira ngo yumve kandi amenye ijambo rye? Ninde witaye ku ijambo rye akaryumva? Dore umugaru w'Uwiteka ari wo mujinya wuraje. Ni ukuri, ni umuyaga w'ishuheri uri mu mugaru ugiye kugwa ku mitwe y'abanyabyaha. Wumve, abanyabibi, abanyabyaha, abantu banga kuyoboka Imana, banga kugendera mu ijambo ryayo, barahugiranye rwose. Bagize igihe cyo guhugirana, bigeze igihe ijambo ry'Imana ritagifite agaciro, ritagira n'umwanya mu bugingo bwabo. Ariko noneho igihe kiraje, niko Uwiteka avuga, igihe kiraje kugira ngo Imana yirukane ikibi, ikureho Satani n'abemeye kumuyoboka. Uburakari bw'Uwiteka ntibuzigarura keretse amaze gusohoza imigambi y'umutima we. Mu minsi y'iherezo, umvira ijambo, mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. Abo bahanuzi si jye wabatumye. Iyo Bibiliya ivuze ngo mu minsi y'iherezo, wagize ngo se ni iyihe? Ni ya minsi abigishwa ba Yesu bajya bavuga ngo tubwire ikizaheruka, ibindi ni ikihe? Mbese iherezo ry'isi ni irihe? Mbese kurimbuka kw'isi kuzaba ryari? Noneho Yeremiya naravuze ati ibi ngibi ndabivuga muri iki gihe ntimubyumve, ariko mu minsi y'iherezo twegereje. Burya ikintu cyose kigira itangiriro kikagira n'iherezo. Mu minsi y'iherezo urugendo rw'abaturage b'isi rwenda kurangira, ubu buzima duhugiraniyemo bwose bugiye kugera ku iherezo, nibwo muzabimenya neza. Mu yandi magambo, Yeremiya arabwira abariho mu gihe giheruka, kandi abariho mu gihe giheruka amateka y'isi nta bandi si abuzukuruza bacu n'umuvivi, ahubwo nitwe abariho mu gihe cya none. Mu minsi y'iherezo nibwo muzabimenya neza. Impamvu ni iyihe rero? Uwiteka ati abo bahanuzi si jye wabatumye, ariko barihuse, sinavuganye nabo ariko barahanuye. Impamvu? Bagize abayoboke, bagize ababumva. Ariko Uwiteka ati mwitonde, abo bantu ntabwo ari jye wabatumye, si jye wabahaye ibyo babwira abantu. Ariko iyo baba barahagaze mu nama zanjye, baba barumvishije ubwoko bwanjye amagambo yanjye, bakabayobora ngo bave mu nzira yabo mbi no mu migenzereze yabo mibi. Ni ukuvuga ngo abo bantu baba barahagaze mu ijambo ry'Imana. Uwiteka ati iyo barahagaze mu nama zanjye, iyo barahagaze mu ijambo ry'Imana, iyo bararigendeyemo, bari kuyobora abantu mu gukiranuka kuruta kubwira abantu ngo bazabona amahoro, bazabona imigisha bakigendera mu nzira zabuzanijwe. Imana icyo ishaka ni uko ijambo ryayo turiha agaciro. Yewe wowe usinziriye, yewe wowe uhugiranye, wowe unkurikiye ukaba ufite ibintu bigenda bikujyana hirya no hino, urashakisha amahoro, urashaka umutekano kandi ukigomera Imana, yoboka ijambo ry'Imana. Emera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Umenye yuko ari we wenyine waje kugira ngo aheshe isi umudendezo, aheshe isi amahoro. Bitabaye ibyo, nawe wazamera nk'aba ngabo Uwiteka avuga ati nyamara igihe cy'iherezo muzayibona. Kuko abo ngabo baraza bahanurira abantu amahoro, barabwira ati humura, kugeza n'igihe umuntu ahangara akabwira abantu ati urukingo rwa covid niruboneka ntimuzarufate, imiti niboneka ntukajye kwa muganga, akagenda akaryama mu nzu agaheramo. Abandi ugasanga rwose amafaranga aboneka ati ntuzayakire, ntukore, nudakora. Ijambo ry'Imana rivuga ngo udakora ntakarye. None se nudakora uzabaho ute? Nubwo turi mu bihe birushya, ariko nivuga ngo ibi bihe, uyu mwaka tuwitondere. Satani abasha guhagurutsa abahanuzi b'ibinyoma. Yeremiya yavugaga abasha guhagurutsa inyigisho z'ibinyoma zagiye zivugwa, ziyobya abantu, zitanisha abantu, wikomereza abanyabyaha mu byaha byabo, wibwira abantu ngo hariho ihumure. Ijambo ry'Imana ngo iyi nkuru mbi izasimburwa n'inkuru mbi. Ibibi biragenda birushaho kwisukiranya. None se uragira ngo bigende bite? Niba isi ari uko imeze, niba aho tugana ari uko hameze, dukwiye kumenya ko gutabarwa kwacu nta handi kuri mu ijuru honyine. Mbese mu isezerano rishya Yesu Kristo we atubwira iki? Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka igice cya 21, twumve iki ijambo ry'Imana rikubwira iby'uyu mwaka wa 2021, ibijyanye n'iki cyorezo cya covid. Uretse cyo hari n'ibindi byinshi, uretse iki kimwe kivugwa, hazaza n'ibindi ndetse bishobora no gukomera kurushaho. Ariko se nk'umuntu wamenye Imana, nk'umuntu ushaka kugira ngo urokore ubugingo bwawe, ukwiye kwitwara ute? Reka turebe Yesu uko yavuze muri Luka igice cya 21, turebe umurongo wa 20. Turakomeza tugeze hafi ku murongo wa 28. Mwumve ngo Yesu yabwiraga abigishwa ibijyanye no kurimbuka kwa Yerusalemu. Ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye yuko kurimbuka kwa kwenda gusohora. Ibi byarabaye ahagana muri 65 nyuma y'ivuka rya Kristo, ubwo Yerusalemu hagotwaga n'ingabo z'Abaromani. Izo ngabo zaraje zirahagota, zirangije zirongera zisubirayo.
zisubiyeyo nyuma yaho muri 70 nibwo haje ingabo ziyobowe na Titusi zigota Yerusalemu, abaturage baho bicwa n'inzara, ndetse bigeze igihe abantu bapfa rwose, barapfa barashira. Ndetse icyo gihe ingabo ze ziza kugeza igihe zinjira mu rusengero, bitewe n'uko abantu hari bamaze igihe batabona ibyo kurya, amezi arenga 6 yose abantu bari aho, ntawe ujya guhaha, ntawe usohoka, ntawe winjira. Maze izo ngabo ziragenda zibica umugenda, kandi n'urusengero bajyaga baratira Kristo ngo dore inyubako ihambaye narwo rurasenywa. Zahabu yari ruyagirijeho baratwika, barayishongesha, bayivanamo, bayimaramo. Ndetse noneho Yesu ubwo yavuze ngo ati ntawe rizasigara rigeretse kurindi, ubwo ubuhanuzi nabwo burasohora. Noneho Yesu rero avuga iby'ingabo zagombaga kuza kwagota, abwira abo bantu bari batuye i Yerusalemu n'ab'Iyudaya bose bamwumvaga ati icyo gihe abazaba ari Yudaya bazahungire ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari imusozi ntibazayijyemo, kuko iyo minsi izaba ari iyo guhoreramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazaba kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Bantu b'Imana, igihe cy'akaga kigeze, kandi abantu bakaba barakomeje gutera Uwiteka umugongo. Noneho ibyago bikisuka mu isi. Bibiliya itubwiye ijambo rikomeye ngo abagore bonsa, abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Ariko uzi kugira ngo akaga gatere ufite uruhinja, uzi kugira ngo akaga gatere utwite, ufite inda, wagombye kubona ibigutunga bigatunga n'umwana utwite. Uzi kugira ngo akaga gatere mu isi, abantu bihugiye basa naho bavuga bati twebwe tugomba kwishima tukinezeza, kandi abandi barimo barira. N'ukwitonda cyane. Yesu ati bamwe bazicwa n'inkota, abandi bajyanwa mu mahanga yose ari imbohe, kandi Yerusalemu hazasiribangwa n'abanyamahanga kugeza ubwo ibihe by'abanyamahanga bizashirira. Impamvu ni iyihe? Kuko iri jambo ryagarutse igihe Yesu Kristo yaramaze gusubira mu ijuru, Stefano agaterwa amabuye, agakiza kari kavuye mu Bayuda, abanyamahanga bahawe rugari. None uvuga ngo abanyamahanga ibihe byabo birahari, ubwo bagomba kubwirizwa ubutumwa bwiza abantu batari Abayuda kavukire. Noneho ubwo butumwa bikageza igihe Abayuda nabo ubwabo bazongera kugenerwa igihe cyo kugira ngo bakire Kristo, bamwemere nk'umwami n'umukiza wabo. Ibyo wenda sindabitindaho, hari igihe kizagera tubyigeho. Murongo 25, kandi hazaba ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, kandi no hasi amahanga azababara, bumirwe bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Isi yose, Yesu ati igihe kizagera mu ijuru haboneka ibimenyetso bidasanzwe, kandi no mu isi amahanga babare, bitewe n'uko bazumva umuraba uhorera. Uwo muraba ni umuraba w'ibigeragezo, ni umuraba w'akaga. Abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda kwa mu isi. Impamvu ni iyihe? Kuko imbaraga zo mu ijuru zanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu gicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, wumva intsinzi Kristo atanga. Mu gihe tubona hirya no hino ibintu bihinduka, abahanga mu by'ikirere akavuga bati turabona ibibuye biza bisatira isi, turabona isi igiye kugwirwa n'ishyano. Abandi bati yaba byashoboka ngo twimuke tujye gutura mu yandi masi. Mbese Yesu w'intsinzi atanga ni iyihe? Mbese intsinzi atanga niyo gusubiranamo? Intsinzi atanga niyo gukora ibyaha tugereka ku bindi? Mbese intsinzi atanga niyo kugomera ijambo ry'Imana? Oya, ahubwo dore intsinzi uyu mwaka ukwiye kwitaho, intsinzi yagufasha muri iki gihe kugira ngo umenye ko uhunga umujinya wenda gutera. Intsinzi nkwifuriza, intsinzi nkuganishaho, Bibiliya ituha nta yindi, dore ngiyi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Amen. Igihe isi yose iri mu bivurungano, igihe abashakashatsi bagerageza uburyo bwose bwo guhosha ibyago, gushakisha imiti, igihe mu buryo bwa politiki amahanga afite ibibazo bitandukanye, mu bijyanye n'ubukungu ukabona ubukungu bugenda busubira inyuma. Yesu ati nimubona ibyo byose bibaye, muzararame mwubure imitwe yanyu, vana intekerezo mu isi, vana intekerezo mu isi, vana intekerezo mu bitagira umumaro, mwubure imitwe yanyu. Yesu itavuga si uguhora duhagaze gutya tureba hejuru, oya, ahubwo aravuga ati mwubure ibitekerezo, muzamure ibitekerezo, mubizamure bijye hejuru, mujye hejuru, bizamuka birenga iki kirere, bijye hejuru, bijye hejuru. Umugaragu w'Imana avuga ati hariho uwazamuwe ajyanwa mu ijuru rya gatatu. Aho niho tubwirwa muzamure imitwe yanyu, muzamure ibitekerezo byanyu, bizamuka bijye mu ijuru, mugirane komunikasiyo ihoraho, itumanaho rihoraho
gihoraho n'Imana direct, nta wundi muntu ubyivanzemo. He kugira ugutesha umwanya, he kugira ugutandukanya n'Umwami wawe, he kugira ugutandukanya na Kristo, ahubwo ibyo nibitangira kubaho muzarame mu buri mitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Ndagusabira mu muntu w'Imana kugira ngo ari wowe nanjye twe gutera ubwoba n'iby'umwaka, twe kumva ko indwara ibyorezo ubwo byaje nk'uko byahanuwe byacitse, ahubwo Yesu ati nibitangira kubaho, nimubona inyanja nimuraba bihorera, nimubona ibintu byose bigenda bikora hirya no hino, muzamure ibitekerezo, murarame, mutekereze Imana, mwikiranure nayo, kuko gucungurwa kwanyu kuri bugufi. Ndashimira Imana yuko agakiza kacu kari bugufi, ko Yesu Kristo agiye kugaruka. Ndagusabira wowe nkurikiye kugira ngo ari wowe nanjye tuzasanga twiteguye, maze tuvuge tuti ngiri Imana yacu twategereje ituzaniye agakiza. Izina ry'Imana rihimbazwe. Uwiteka akugire neza. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye ijambo ryawe wandikishe kugira ngo rituyoboye muri iki gihe. Imana, tumenye yuko abayitwa ko ari abahanuzi n'abigisha bose atari ko bari mu kuri, ahubwo ijambo ryawe niryo rigomba guhabwa agaciro, kandi tukirinda ikintu cyose cyadutandukanya nawe, tukirinda ndetse n'ubutumwa bupfuye butuma tutagira amagara mazima mu gihe tugutegereje. Uturinde inyigisho ziyobya, uturinde ikintu cyose cyatuma nyagasani tutagendera mu bushake bwawe, ahubwo umuntu wese yaba ukomeye n'uworoheje, yaba umuntu ukize ndetse n'udakize, twese tumenye ko kubaho kwacu, amakiriro yacu ari we tuyakesha. Ibyo nibyo tugusaba kugira ngo bitubashishe uhere none kugeza iteka ryose, mu izina rya Yesu Kristo umukiza wacu. Amen.